sí irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run mo jẹ jìyà lórí àwọn ọmọ yìí o. Sana giye si bonje shakisha kamoni kandi umuntu ubonye iyi video tukwatse ubufasha bukomeye kandi like uhita umanuka ku iryo jambo riri hasi ryanditseho subscribe ry'umutuku cyangwa umweru uhita ukora no kunzugira hirya gatoya murakoze noneho wakane subscribe urakoze cyane Imana iguha umugisha. mwandange akayira kagera ku mutima komeye akayira n'akayura tutanga tuzamuke nyura hano naho yewe turakibeshye natikirembera usikewe kujya tayari yawe ntago tukikora Jesus is Lord. ejo bundi hangize magasana njya kubona akamanita mu biteje ububere birakinyese buri hamwe ahubwo twigendere nta kintu giciye hano ashwidaka nigendere iyi nzira naciyemo ni iyihe koko Itangazo rireba abantu bose batuye kuri pariki ya Zuravigo. Ubwo imihanda yose ifunze kubera abantu baburiramo.
ubwo leta zunze ubumwe za farizo zatse ubufasha ko bashobora kurimbura iryo shyamba bitewe n'ibibi biberamo, akaba ari naho ikivejuru cyamanukiye. Abaturage benshi bapfira mu iryo shyamba, hakaba hari n'umusore byagizeho ingaruka ari nawe ukigihiga umugenda nka The Flash. Ubwo twatembereye iryo shyamba tukabasha kurizenguruka, twabashije kubona ubuso bwayo, ubuso burebure cyane. Ubwo ino mihanda yose irimo muri kubona irafunze, nta muntu wemerewe kunyuramo, hamwe muri kubibona. Ubwo iri shyamba babashije kuba hasabye kuritwika, nyuma y'iminota mike iriraba riri hasi. Twabashimiye iyo mwakomeje kudukurikira ku Mutima Comedy TV, twabashimiye, murakoze. amaraso yageze hano tera ashaka ko ari umuntu wapfuye. Mbuze ngiye ko ndamubona. Uretse imbaraga zacu ndetse kwagaruza. Kandi kumva batwaremera ikirango wisebe. Tangazo! Abari bantu bose bari muri ishyamba rya guturika, uvema vuba. Inajya gutwika abantu. Kandi kumva mfite ibisebe na iki. Akize hano gute? Nibuka nari nagiye kwisayidira. Umbe ndikumva inkuru yatangaje, tuve muri shyamba tugenda. Ubone se ko mu rugo natakihibuka urajya kuncumbikira. Ahubwo se tuzaba ziri Nari nsibagiwe hano hepfo kandi kuzamuka. Yagusha habaye iki? mbere yo kwatwika hano ari mu izimu. Muze kugenda n'umwana watashye. Komeze. Niruke. Ako bosco twavuganye yuko tuyumusanga ngaho. Kandi ni ngebere rwose. Ariko
tumutegereze hariya hari bitwe twicaye shama numvishe ngo bagiye kuritwika kandi niho namanukiye ubutunzi bwanjye burimo ubu ngiye kubuhiga bukuremo bwose atabutwika sha ntabukuramo. ibibazo byanjye biri hehe kanze mbirebe. ndabona mwasigiye ndabona mwahageze tugiye kugenda ikivejuru hano cyamanukiye bivuze ngo gwiki bivuze ngo ntabwo cyabura bagiye gutwika ishyamba cyamenye n'ururimi rw'ikinyarwanda ahubwo rero mpagurika tuzamuke tugende tugishake tugige paka tukibonye. Twagiye ntabwo mwiza mukibona oya ugiye gukubita kino kivejuru kibacika opura hagara hari inyuma shati itagucika ntangiye kitagucika wowe vai ntagarara kitagucika gasimi najyana kitagucika aha ugisurika tujye kugifatira njye mugifate shati ndapfuye cyangwa amafaranga we amafaranga ntabwo kuzongera kureka neza nacyahuka ko nari nyisuraga ariko ngiri kukibona sha mugikubite sha mugiteramireho naho icyakwizana ibyo kwirukansa nabizi cyahita kibacika umuvuduko ageraho ni muke cyane kamagana Sitaratoni nawe uramwizeye muri Sitaratoni ko natwe umunani ubu yari hehe Sitaratoni yari boss bagwa sha naje Wese kwita cya kiginga wowe twagiye Kasmin yarangiye kubitera sha wavura yarangiye kubitera sha Abu Dina yarangiye kubitera sha Nataka na yarangiye kubitera sha Kwica nawe
Yes boss. Dukunda cya kivejuru. Njye kubwira aba boss ndege igiye kwatwika rwose utajye kuba babwiye. Ndege kwatwika rwose tugende kwatwika hano hantu. Ndege kwatwika. Bahita akutaye tudafata kino kivejuru. Ndege igiye kwatwika kabisa. Oya. Wakerewe. Boss ari utubazo namanje gukemura hariya ducyo ariko n'utwanye indise mu nzira mbese ariko ntago ari cyane nawe ariko Nari bikomeza akazi. iyi mbwa y'umugabo irantembeje imbitine hano ko wa mugabo uyu munsi ntabwo urarara mu rugo bane ndaruraramo ntabwo urarara mu rugo wa mugabo witonde no tutakujyana ku murenge wabwakazi wese ujyana ku ngenda kurenge ahubwo ni wenda jya mbakazi mbakazi sibiki utabona nyenyeri garuka kumanyo wewe satari ndi wakenewe nebera naruruka wekazi navuze ngo ndamenye iyo mitwe amuri kujya haza kujya kubasura kugeza nambese agiye yibeshyire ngaho ngaho ubundi gishi bizakujyana n'umwiye uzajyane yo gose ahantu mba nakuzanye ariko nakara ahantu hisanzuye urabona atari heza
nziza cyane. niyo mpamvu uyu munsi ntabwo uraramo Ndaruraramo ndabuze teri. Ntabwo mugabo we mugabane ndapfa. Uramenye. nabuza bosi ntabwo ari iki mwana mwajye murisha uri sambu kwa nini mwa mwagiye polisi zana abantu hano ubona iriya misozi iriya yose nzayikwihera Ariko sheri nawe urakabye iriya misozi yose ni iyawe. iriya yose nzayiguha rwose ubu ntigira ikibazo ntabwo ubona ukuntu ari heza umwana ni sawa cyane cyane ugenda nakuzanye ahantu hasobanutse cyane ngira ngo urahabona ariko buriya ntugire ngo ni ukwana mu ishyamba nyine buriya mu kanya ndatumiza n'icyo kunywa gusa ntugire ikibazo Cyo kunywa se kiraturuka he? hano buriya nubwo ubona ari agashyamba ahangaha harimo amazu tujune amahoteli byose birimo ahangaha mu kanya turabona icyo kunywa n'icyo kurya byose urabibona iki rwose weya rwose mbabarira rwose njyewe rero ndi umushumba rwose ngiye mbabarira rwose niragira inka za bose Nanjye ndi kubona ari we. gusa ni umuntu tujya kureba sumuntu nimuzi we n'umurambo ufite n'umurambo N'umurambo ko? ubu se yishwe n'iki ariko nze duhamagare polisi ahari tureba ubwo reka duhamagare polisi ubu se n'ibiki byamujombaguye kuri iyi Simbizi nanjye ubwo ngubu. reka nze mpamagare polisi ndebe ko hari icyo badufasha
baze bahamagaye baze babona icyo bavuga. Rwose tubabarire rwose ntabwo tuzongera kugaruka hano hantu. Tubabarire rwose tugenda. Tubabarire tugenda ariko. Watubabarire tugenda. Tubabarire tugenda. None tukumva ujyanye. Azi Rwanda bari ukamugana we. Umuzehe ujyanye wowe. Niko muri gutera induru ku murenge mufitiye ikibazo. umva njye ikibazo mfite uyu mugabo ntago ajya haha Nahaha. uhaha hehe Ahubwo njye ntabwo uramenye baho kurazamo itonde umugabo nawe yajyana n'ubusazi uhaha hehe Kwambwa ufite ubwonko butekereza. Muri iki gihe hari umuntu ugikubita umugore. Noneho cyongeyeho kaza kumukubitira imbere y'ubuyobozi n'asoni. Ubugira ubwenge wowe. Bwana bayobozi murebye nyine mwambabarira nyine ikibazo cyacu tugikemura mu mahoro nta kibazo. Baza mufitiye ikibazo bundi. Ikibazo rero ni njyewe nizira ku kabari ninywera icupa najya mu rugo umugore akaza kuza mu gihe ngo mba nasi kandi amafaranga yanjye se sha banagiye gutimbira toilette z'abaturage kugira ngo mbone amafaranga yo kunywera. Wa mugore ufite ikibazo. njye rwose ikibazo mfite ni uko atamahira akabunyiriza akanabundaza ahubwo akaza yasinze akanankubita. Ibyo bibazo mufite byonyine. ni ibyo ngibyo Nta kindi. Nibyo ariko ikintu bivuze ngo mugiye ndamutera ntabwo nkubita aho ngaho yaba babeshye rwose arambonye Urashaka no kumukubitira hano. nkajya no kwa muganga. Ibibazo mufite byonyine. nibyo rwose. Uriya mugabo wowe witwa nde? Nibyo Jackson. Irindi. Ntabwo ndabatizwa. Yose nese. Kuko ntari nabatizwa. Madamu wowe witwa nde? nanjye banyita Parada. Parada. Irindi. nanjye nta nari nabatizwa. Ajya mukomoka hehe? Nyine n'ibisanzwe igihugu ni farizo umudugudu n'umurenge n'akagari n'umutima komeditive. Mudugudu wanyu ninde? Amwita Kayibanza. Kayibanda. Bivuze rero ngiye kubohereza kuri mudugudu wanyu nawe akemura ikibazo cyanyu. Iki kibazo ntabwo gikaze kugira cyaza kigakemurwa no ku murenge. Amagara ukamagara ko ndabara njye nawe mbabara umugabo njye kuko natanawe njyanye mbabara. Ako reka njye gutanga ikirego ku murenge ndabona ari byo bisigaye. Ugiye kweza aderesi umudugudu yanyu nuko ikibazo cyanyu cyakemurwa mu mudugudu. Nta kibazo. Mutahe rero ntabwo cyari ikibazo cyane ntabwo gikaze cyane. Sawa. Kandi mwese mugire muragwana.